Ikinamico. Shoti muteze amatwi Radio Rwanda namwe mwese bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero indamutsa rya RBA ryabateguriye igice cya mbere cy'umukino witwa Agakambyo gatega iminsi, wanditswe na Munyanezi Innocent unononsorwa n'itorero indamutsa. Kwiga ni byiza cyane. Burya kandi muri iki gihe tugezemo nta wundi murage waho umwana watari kujya mu ishuri. Ariko sereka mbabazi, abajya kwiga cyane cyane nka za kaminuza bagamije kwibonera ipapuro gusa ngo bakunde babone akazi, mwabagiriye ihe nama? Aho si bamwe basebye ireme ry'uburezi hanze aha. Ni mukurikira umukino. Uri mukobwa wansabye kumusobanurira akabatarangiraho kuko ari hehe. Kandi ubu nakwigenda maze nanjye nkareba. Po, nguri yaraje. Yibeshya agatinda ngarebe ko ntigendera. Nizere ko nagutindije cyane. Kuninza gusasa aho. Maze nari ngiye kwigendera. Shabasi mbabarira sinzongera. Sibyo? Byose birahagije. Nkurikize. Nta kazi igihe cyanjye kubera wowe maze ugere ikiho no kuza igihe wishakiye. Kwanza rekana nigendeye mbivuyemo. Sha wambabariye koko. Oya kose nda. Basi nshikiro cyose ushaka ari kungirira impuhwe twige, sibyo? Utansobanuriye n'ukuri risomo nazibonera zeri zinze neza. Okay. Ubwo yemeye ko ngucikira rero nishakiye. Noneho reka twige. Ariko nizere ko icyo nza kuguca cyose ukemera. Ahubwo saho ibyo uza kunsha byose ndabibona. Hari n'umudamu w'inshuti yanjye ushaka nawe kumusobanurira. Kandi hari icyo gusa we ko shimira inkumi nguciye iki 10 wakima. Ubwo urabona uwo mudamu namurya wiki. Nyamara uri kwigira umwana muri ya feri kandi nzi kuzabyungukiramo. Oya, byungukiramo nese. Yehe, urabizi kuzandodera memoire. Icyo ndakizi. Kandi ngewe nkaba ntacyo mfite cyo kuguha. Uretse ibintu nyine by'ubucuti bwacu gusa nta kindi subizi se. Ngo ntacyo uzanyishyura. Subiza hari icyo ngira. Sha, keyo uzaba urimo kumiyenza abandi mo kuyikudodera zizaba zihagije. Nirangira ntazihaze nzagende nipfire rwose. Ndabivuze pe. Ko nanjye mparise kugira ngo nziguhate, nzaziguha rwose ko byifuza. Uwo mudamu rero ifite shahu. Ifaranga uzamuca yushaka ararifite. Niwumva saho bwo kutangiye kuca kenge. Karaje. Ega nasanze we tuzakurana. Wenda kubwiye ngo unyiteho nkorera icyo nkwifuzaho cyose. Maze rero ngo ndagukiza. Byihorere wo. Uguze uwo mugore nkubwira. Umugabo we ni umukadere muri banki imwe ikomeye hano mu gihugu. Muri banki? Mfasha. Ahinduranya amamodoka nkuko mpinduranya imyenda yanjye y'imbere. None nawe arifuza umuntu. Ko kano siko. None rero igitekerezo cyiza cyane. Kandi shat nitwari twayobewe. Amfa byihorere. Turimo kwiciragura twibaza aho bazatwakira hasobanutse nyine heza. Ceceka ahubwo ba. Ceceka ahubwo banza ruriyuje. Reka turebe. Se buriya najyaga muciriyera rimwe na rimwe kumbe twigana. Aho kuzana icyo kigugumbe nirebeshamo. Ese burya naha wambwiraga mwaje kwigira mutete? Nabashatse sha muri iyi batima yose. Nendaga gukubita amavi hasi pe. Mukomera ariko. Komera cyane. Mere cyane. Karibu twiga ahubwo twatinjije undi mwana. Uyu mutipe se mujya mumenyana? Sha ukubize se ko ndi umuviziteri mu ishuri. Urumva napfa kumumenya koko? Gusa ndabona amaso ataraye. Nako ndabyibutse. Ni wowe ukunda gusubiza mwarimu iyo naje kwiga, sibyo? Uyu rero niwe muhira ujya wumva wahiriwe n'urugendo ujya wumva duheka twese mu ishuri. Ariko muteteri nawe yarahiriwe ye. Atarakubeshya ndi umunyeshuri usanzwe nk'abandi. Rwose. Nizeye ko ari we wambwiraga uzamfasha muri ka kabazo nawe utawewe mutete, sibyo? Amfasha. Banamubukinze hakiri kare ngo batazamudutanga ukazisanga ku ruhu nka cya kironyi. Nyobe ubwenge se. We mubwira amanota wifuza kubona ku gitabo. Maze urebe uko akora. Kurebaho.
nabona yose icyo mfa ni igipapuro nkitahira. Muhi urakindodera se? Iby'iwanjye ni nko kuzimya buji. Ye wowe tindaho gato gusa. Ariko nyine nanjye mukandebera gatubutse kuko nicyo kintunze. Nushaka n'imodoka nzayiguha. Ariko nyize igisuzuguriro mbere sanse nk'abandi. Ubwo nabyumvise rero. Kera icyo utazashaka. Reka twigira iki kigugu rero nabazaniye mwarimu akunda gukuramo ibibazo. Ariko rero mada wewe ujya kugomba no kudusabira stage yandi umugabo wawe akora. Icyo kintu nyine. Hari icyo mwamburana se? Mwebwe muhumure. Yenda muzayibone mwebwe mwenyine. Ngizajye kwishakira ahandi kuko ntaho mpezwa. Mwe mwiturize gusa. Ibyanyu nzabyirangiriza. Ngaho ni murambura icyo kigugu twige. Abagira imwe murya ibihiye koko. Bega imodoka ifite comfort. Ibyo byo rwose nanjye ndayemera. Hari igihe mfata ya madamu nawe yatwaye iyanjye. Nayicaramo rwose ukagira ngo nicaye mu ngorofani. Abayobozi murakimara rwose. Ariko nawe ushatse wayigura nawe uriwe. Abayobozi baratandukanye da. Ubu se kuri chef wa administration ya banki yose nge nkaba ni branch manager duhuriye koko. Oye nshonga sinjye bigezemo uruhare se ngo ubone promotion. Ndabizi da. Ahubwo se zagushimira kugeza ryari. Reba aho parika ahubwo hasobanutse muri uyu mujyi wanyu maze nkomeze gushimira. Bamwe aho umuhinzi yakwiye inyoni. Yego uri umuhungu wanjye. Wambura nikize. Gusa nawe ujye wibuka nyine icyo nahagushyiriye. Yego ndabizi rwose. Ndabizi ko umugore wawe atagomba kubura amafaranga azunguza mu gihe cyose nyiyobera irashami rya banki mwanyihereye. Nanjye rwose nzajya nkukavaringa uko nshoboye ku buryo rwose ntawe uzamenya idiru yacu. Gusa ikintu ngushimira ni kimwe. Icyese abantegeka. Ishami ryanyu rivugwa neza uko mwakira abakiriya neza. Nimukomereze hariya rwose. Bizatuma na za diru zacu nyine zigenda neza ku buryo ntawe uzadukeka ko dukoresha amafaranga y'abandi mu nyungu zacu. Nubwo dukamizo turagiye nyine tugomba no kuzifata neza ntituzikeneshe. Nazo zibonye ntatekereze ko tuzikama nayo mu ihembe. Kuva wagera ku buyobozi bwa ririya shami rero abakiriya bacu rwose hari iwanyu bariyongera cyane. Yego. Kandi bo ubwabo rwose bivugira ko iwanyu umukiriya ari umwana. Icyo nicyo nabanje gushyira mu bakozi dukorana nkigera ku buyobozi. Nubwo nyine hari izindi tuba twikinira ku ruhande batamenya nyine tuziranyeho nge nawe. Nibyo rwose. Ubundi gahunda ziragenda neza cyane. Nibyo. Wakubwira amanota bampesheje njye waguporopoje abandi bayobozi tuyobora na banki. Ubu ngubu rwose uwo nshaka wese namuhisha akazi kuko bazi yuko nkorana n'abantu b'inyangamugayo nkawe. Nibyo rwose. Humura nanjye sinzaguhemuza. Gusa nawe ugomba kubigiramo uruhare. Aho bagenzuzi bakazaza amafaranga y'abandi rwose mwayagaruye. Ntazarangiriza ubuzima bwanjye mu munyururu. Oya ntubizi se ngewe ko buri gihe cyose mba ndi maso. Kandi umugore wanjye nawe urabizi ko iyo mubwiye ngo abagenzuzi bagiye kuza ahita arekera ibyo yakoraga byose. Ubundi agahita nyine kugeza aho ayo tuba twafashe. Yego. Rega nta kundi twakira natwe tudakamye izo turagiye. Niyo mpamvu nyine tugomba kuzikamana ubwenge kugira ngo tutazazikenesha bakatuvumbura. Reka twigere muri aka gahoteli nako ntacyo gatwaye. Bapfa kuhabotsa neza kuko iyo naje muri uyu mujyi wanyu mbashaka kwirira inyotsi zimeze neza gusa. Aha ndahizera rwose n'abantu banjye barabizi ko batankora ibyo nifuza tutakiranuka. Wasanga unafitemo imigabane ntawamenya. Vuga ahubwo igihe kimwe mbapangira ibiraka. Nko ku kazi iyo dufite iminsi mikuru nibo baza bakishingira ibyo kunywa n'ibyo kurya byose. Ntiwumva se gusa urumva bapangiye ikiraka nk'icyo bakuvaniramo aho. Nyine urabyumva ntibagomba kumvaniramo aho.
erega dushishe turya wagira ngo se turahirirwa. gusa buriya nanjye mba nkwigihe ikintu. Ikihe? sugira ngo aha hantu si heza koko. Ni heza cyane. naho abayobozi rwose. Reka dusohoke rero turebe aho twicara. Ibyo rwose. Kama yanjye nkaza kuyasoma agacupa ku mugoroba n'abandi bajama banjye. Ariko mama, ubwo se nta nubwo ukumbuye gusangira icyayi nanjye? Icyo mbakundira iyo mufite icyo mudushakaho muradokonda mukiva inyuma. Amve nkiyoroze mbese kubera iki se? Ndabazi sha nyakubabyara n'umwe. Urumva dutinze kurangiza nkaguha igitabo cyawe ukakivuga maze nkareba kuzongera kunyikosa. Wowe uzakora ugire n'akantu atari mu mutwe gusa ukangisha maze urebe ko hari ahandi nzajya. Mbese nkagira nka yuriya mugore twigana ufite akayabo kayo. Ariko amafaranga harahari koko. Benga amafaranga. Ariya se ko arayo wabonye. Gusa buriya nawe watangiye kuryaho. Waya marasa. Kuva bamwemereye kumudodera amatepa asigaye. Ukazamukorera raporo ya stage ubundi bwa nyuma na nyuma ukamudodera memoire. Icara kashi zikugereho wumirwe. Araziguha wumirwe. Nayasane niko bimeze. Aya mezi dusigaranye ngiye kuyabaho nk'igikomangoma nanjye. Nuko ye. None hanyuma uriya mutagira w'umudamu ngiye kujya nyamukamamo bitinde. Urumva ubundi ngerekeho gufatwa neza nk'umwana mwiza nkawe. Urumva nasingizwa ahubwo nyagasani wanyihereye umutwe wanjye none nkaba nkuboneye ibyo ntari kuzigera mbona mu buzima. Yaguhaye ubwenge nyine nanjye impikimero cyiza ubona ukankorera icyo nifuza cyose. Twese dufite ibyo dushima di. Ahubwo se buriya wowe mu gihe nzaba ndimo kukudodera igitabo ntuzimuka ukaze wanjye mu igeto kugira ngo nyine nzakirangize n'icyicumi wawe nkimazemo. Sibyo ko nzi ko nimara kukigushyikiriza ntazongera kuguca iryera. Ko ntafite kashi nk'izuriya mutagire kazi ngo nanjye nziguha nkorera icyo nshaka. Ko nyine niba ari ibyo ushaka nzimuka nza ariko mbone nava muri aya manyango y'amashuri. Erega ntimukaturenganye nyine nta kundi uretse kubagezaho icyo mwifuza natwe tugaprofitiraho nyine. Ubuse ntifite ubwenge bwanjye mwankurikiyeho ubundi nari gupfunda udushumi tw'inkweto zawe. Gashega rwose. None se nyine ko ikibeshejeho ipusi ari amata shaka urebe ko hari aho ipusi yawe izajya. Yakora mu bintu ngukundira bizajya bituma ngukumbura kera twararangije. Nkubona mu bimodoka by'ibikoko nk'icyuriya mugore wanyeretse uyu munsi. Uri umukobwa nabonye uvugisha ukuri muri iyi si ya rurema pe. Singiye kukubeshya rwose. Nibyo? None se ngeho nkubeshye? Imana yampaye ubwiza kugira ngo mbubyaze umusaruro. Bwiza gusa saho. Ntabwo rero nakwiteza uri sa kintu. Nta kintu ufite ku mufuka kandi abafite barahari bandwanira. Ku mugani wawe nyine profit ubu gifite nimero yo kuntera naho ubundi wabihomberamo rwose. Ngo nta kundi nyine ndakuramo icya 10 nanjye vuba vuba. Ahubwo se hariye muri banki uriya mugore agiye kudushakiramo stage. Uzava nta mubosi wakuye. Ko nabo mbazi batajya batinza. Uzazajenjetse nyine nawe nzayamukamura mu ndakina. Ngewe se ngiye ngenda nicaye mu yanjye muri uyu mujyi byangwa nabi di. Aharaho uzagotwe tuhave nta kazo hakoye. Wawe wa fake rwose. Icyakora nawe nubwo uri mpanguye wajya unyaruka ukampa agatekerezo gafatika da. Ntiwumva se? Bakongera ikindi cyayi ndishyura rwose. Yawe kari n'agacupa. Urabuzwe nigize ko wantanze kumenyana n'uriya mutagire kazi. Hariya ngo yitwa Teresa. Nuko yitwa rwose. Noneho yaba yarazi ko ibyo yankoreshaga byose ari we wabikoraga. Yari kuduha kubye kabiri yaduhaye ubu. Nuko sha warakoze kuncuruza umbeshya ngo niwe byose uba wabikoze. Nuko nyine nanjye utigeze umfata nabi. Sha naho ubundi nari kubareka maze nkareba uko mubyifatamo. Niko sheri ndakumva. Mbona wibereye mu byashara se ureba yo wungutse wiga ryari.
iyo lisansi uzayizana nseke rwose. uratangiye kunserereza dupinga se kugira ngo umenye ko nta mikino njya ngira. dushaka twanapinga rwose. hakira dupinge. njye niga kaminuza nigaga amasaha yose ntaruhuka. kandi amanota nkayabona zivuye mu wa kane. none we wiga nk'umuviziteri mu ishuri nakubona birite nzi kuko uzazana diplome. ariko urasetsa koko ubu se ngeze mu mwaka wa nyuma ari wowe ungejejeyo. abadozi barahari we. umva ko ari abadozi. ifaranga se icyo ridakora. yewe nuko nyine gucuruza wabigize utuntu twawe wakabimenye. ubundi ari diplome ubunza gusa nta kazi wakwibonera. sha byihorere haguma igipapuro naho ibindi byose abantu babyigira mu kazi. ubu se byashara byanjye bihagaze ngahomba ntiwanshakira akazi mu babankiye bawe b'inshuti zawe ukajya kunsebya wapi waguma mu rugo ukarya yanjye rwose. babivuze ukuri koko ngo nta handi umuhanuzi asuzugurirwa atari aho abarizwa. nyamara ubu ngeze ahandi bambonamo umukozi w'igitangaza mu gihe unsuzugura. kuko nzi imizi n'imihamuro nyine ugiye kunkerensa untesha agaciro. ahubwo se ko wambwiye ngo mugiye gutangira stage nzakuzana iwacu ubu koko ntuzansebye. reka nabivuyemo ngenda ajya kwishakira ahandi. urumva nzajya aho bazajya banyubaha ahubwo wumfashiriza abana babiri nshaka kuguha twigana. ubwo se ko iwacu nari kugukingira ikibabaye mu mutuka yabona ntabwo yakoreye. bike umva ko utihemukiye ku handi ntazaba mpari ngo urwaneho. ariko ye nyemerera ko umfatira abo bana ibindi nzirwariza. ntiri kureba rwose naba ndi umugore w'umubankiye se simenyane n'abandi babankiye bashobora kumfasha uko mbyifuza. narebye se wa mucuti wacu uyobora yayindi utari n'umugererwa nkawe. si uwo mugererwa se watumye umenyana n'uwo wiratana. ibintu n'imagirirane nyine. harabona amenye kubera wowe nyine bamfatiye runini nka wa mutipe wawe uyobora rya shami nikoreramo uko nishakiye. ariko nanjye umenye ko hari abo wamenye kubera njyewe kandi nawe bagufatiye runini. yego mpabuje nabyumvise. abo bana se bameze batera nizere ko bo byibuze biga bisanzwe atari nkaho ugerayo ugiye mu kizamini gusa. ibyo se birakureba. maze nibo bampeka ni umuhungu n'umukobwa ariko umuhungu we nije niyigendera ubwenge arabufite kabisa ari nabwo. niba atari abo kunsebya ntabwo gufashiriza bose. oya ntibagusebya. nako uzabazane byibuze batumye umugore wanjye agiye kubarirwa mu bantu bize muri iki gihugu. umva ngo urabiseka nkaho lisansi yanjye ari wowe uzayisinya ahora. hari ikindi bareba se ko umuntu yize atari igipapuro yitwaje. si cyo werekanye ubu ukaba uri umuntu ukomeye muri banki. hari diporome hakaba n'ingirwa diporome arizo zanjye rwose. ipfa kuba ari diporome. utararaye ahantu nko muri batima ngo imibiri ari kurya uri ku murambo bambwira ko diporome ikwiye. simubaje igihe wigira ukakibura. ntagikura hese ahubwo se uboneka imbere ya profe kandi ndakubwiye ngo noneho uzareba icyo gipapuro urata waruhiye gutyo ngewe nzakizana ntigeze nirushya na gato. urumva hari kera nyine ubu ibintu bigenda byikora we ifaranga. nzabambarirwa hisi yacigana rwose. aho uba wivunira ubusa wibaza ikibazo nk'icyo. ahubwo mbwira abo bana nzabakuzanire ryari cyangwa ntuzabakira. harya ngo ni umuhungu n'umukobwa. atanze wa mukobwa ni na mwiza ntukine umushyize nko muri customer care yahava bongereye abakiriya kubera uburyo akurura abantu gusa. ukuntu ari mwiza. naho uwo muhungu sinakubwiye se ko ari kontabilite yigendera yigize umuntu. ahubwo azabacike mutamuhaye akazi muri banki yanyu muzaba mukibaze nabi nkurikije uburyo kaminuza yose imwemera. niba batandukanye nabo biga ku ihange muri iki gihe navugaga ubwo tuzaba tubireba. niho utugize. yewe reka ninjire ndabona uwari urimo asoza. mwiriweho neza. nimushyike ku gatebo nimutubwire icyo twabafasha. murakoze cyane mwana wanjye. ubu rero ndaje nkumpe ku mafaranga bambwiye ko ari mwe muyatanga.
nibyo hano tuhabereye guha abakiriya bacu ibyo bifuza. None se amafaranga mushaka nagenda atemuze, nizere ko bagusobanuriye ko hano ari muri serivisi itanga inguzanyo ku bakiriya bazishaka. Cyane rwose. Ariko rero uriya musekirite wanyu uri hanze hariya yari yanze ko ninjira hano ngo nta mafaranga mwama. Nibyo se? Oya si byaraguhemukiye, nta numwe duheza. Amafaranga se ko ari ayanya abakiriya. Oya nuko umuhwitura rwose. Ahari yarandebye indeshyo n'intambuko n'imyambarire yibwira ko nta mafaranga nabona hangaha iwanyu. Mwihorere muze. Buriya turaza kumubaza impamvu ashaka kujya abuza abakiriya bamwe uburenganzira bwabo. Ahubwo nimumbwira iby'inguzanyo mushaka numva uko bimeze. Mwana wanjye rero. Yego. Ubu reba mfite amazu menshi muri uyu mujyi. Banki yanyu ibarizwamo. Amafaranga abapangayi bose banyishyura. Bayanyishyurira kuri konti yanjye iri muri banki yanyu. Ni byiza rwose, natwe twiteguye kubafasha uko mubyifuza. Ahubwo se ko musanzwe tunywa agakawa, namwe tubaheho. Mwana wa. Umva rero dore uko ngana. Urabona uko ngana uku? Sinzi guha mu gikombe cyuha gusa. Abindi bazungaguza ibikombe by'ibikoma bakira hirya bakubita no hino. Ndakurahiye. Ari karufuruko rwose nkagusanganye twakumvikana. Muze. Ndakumva mwana wa. Akazi nikahagera keretse ku mugoroba iyo dukitse akazi. Nuko mwana wa. Naho rero ibyo nakubwiraga, ndashaka inguzanyo yo kwivugururira amazu yanjye. Nkayasubiza ubushyashya rwose. Maze nkarushaho kugira icyo nzajya nyakuramo gifatika mu minsi iri imbere. Ntubona ko ngeze mu zabukuru? None se mwaba mwarebye umuntu bakorera devi y'icyo amazu yanyu azatwara avugururwa? Oya ntabwo ibyo ngibyo ari ngombwa. Ni imifuka mikeya ya sima, amakamyo y'imicanga nka 50, aya matafari nka 80, urumva na amafaranga makeya. Ubwo mwebwe mugende muri umuntu w'umuhanga mu by'ubwubatsi. Abarire neza ku buryo bwanditse. No kubyumva, hanyuma mushake nawe bihugukiwe, babarebera agaciro k'ingwate mwenda guha banki kajyanye n'ingano y'amafaranga muzamushaka. Ubundi abarebere n'uburyo mwinjiza n'uburyo musohora. No kubyumva, ubundi murebe n'ibyangombwa bisimweho na notere byerekana ko ayo mazu ari ayanyu, maze ibyo byose mubituzanire. Niko mwana wa. Ibyo bintu munyaka ko ari byinshi nabikurahe. Niko bimeze muze. Ahubwo tubafashije kugira ngo na dosiye yanyu yihute vuba. Hano tuhafite urutonde rw'abantu bemerewe na banki nkuru y'igihugu bashobora kugufasha guha agaciro ingwate yawe. Mwana wa, urakoze kumpa amakuru ahagije sha. Icyo nicyo tubereyeho hano muze. Tubereyeho kubafasha rwose. Ahubwo reka ngufotore urwo rutonde, hanyuma uzarebe umwe umuhamagara azabigukorera. Hanyuma ndakuha n'urundi rutonde rugaragaza neza ibyo uzaza wujuje kugira ngo deposit dosiye yawe isaba inguzanyo. Yumva se. Kuwa mwana we rwose uravuga neza rwose. Nari kugira iwanjye byose nabyibagiwe. Erega mwana wanjye nk'ubu ngubu nkatwe uko tugeze aha ngaha, ntabwo umuntu aba agifata mu mutwe ngo byorohe. Hanabatendeje. Reka mbo two turiste ndaho hari utafite hano. Ndaza kuza gusohora utundi ariko narangije kugufasha. Yumva se. Mwakira. Mwana wanjye rwose urakoze cyane, ungana na Beransire wanjye. Maze uzigara amahoro. Mwana wanjye Imana izagufashe rwose. Urakora akazi kawe neza pe. Ariko mwana wanjye ibyo ukora warabyize ko. Kandi muzagaruke vuba rwose tubihera amafaranga mu kugurira amazu yanyu. Wumva se, nuko mwana wanjye urakagira Imana, uragahura n'amata ku ruhimbi ndetse. Urumva mwana wa rwose pe. Umukoresha wawe ni umuhanga rwose waguhisemo. Rwose pe. Maze urakoze. Yego. Urakoze mwana wanjye. Nakiriye benshi none uyu musaza arashobeye. Bite birababye. Uyu musaza se duhuye asohoka iwawe. Ubanza umuhaye serivisi nziza mbonye ajyanye akanyamuneza. Ko ari inshingano zacu kwakira utuganye wese neza se. Gusa burya amafaranga ari ntavuga. Kubera iki se? Urebye ukuntu umusaza ameze, ntiwakeka ko ari umukiriya wa banki wibitse amaze akodeshwa muri uwo mujyi dukoreramo. Ahubwo se menya ko yaje iwawe, sinakukubwira ukamwakira neza utitaye uko agaragara. Buriya ni umukiriya w'imena wa banki yacu. Bamwita nyir'ibintu. Icyakora bimpaye isomo ko kuva ubu rwose umuntu wese nzajya mwakira nk'amata abashyitsi yitaye kugaragara inyuma. Ndamubwiye ngo dusangire ku gakawa, yasanze ndimo kukanywa. Aranseka cyane ngo oyabera ntajya ashyuha gusa, ngo yenda ku karufura yagerageza. Abasaza se.
abasaza ni kuriya nyine. ariko ushaka byambariye rero umuntu wakwima stage rwose usibye no kuba dufite uwo twohereje sinzi uko yaba ameze. Genda nawe ujye uvana ibikabyo aho ngaho gusa urabona naberewe kubereka gusa sawa ahubwo se we biro yatubwiye twinjiramo niyihera kubanza ariye ubanza ariye reka dukumange twinjire. karibu injira. mwaramutse. mwaramutse neza. niba ntibeshye nimwe Muteteri na Muhire. ni twebwe. ntabwo wibeshye. nimushyike ku gatebe rero hanyuma tuvugane. yewe murakoze cyane pe. amakuru yanyuze ni meza. ni meza pe. ngo mwigana na madamu wanjye. turigana cyane. ni umumama wacu dukunda cyane udufasha muri byinshi. kandi yarambwiye ngo nimwe mumufasha cyane. oya buriya turafashanya. nubwo rero madamu yabambwiye sinabura kubibwira. rwose. njye nitwa Gatama nk'abandi shefu administration hano. ubwo nushinzwe imiyoborere ya banki. ni nk'ibyo mbese ngaho rero namwe nimumbwire. nanjye nitwa Muteteri naho mugenzi wanjye akitwa Muhire. nk'uko madamu wanyu yabibabwiye tuje kubasaba umurimo wo kwimenyereza muri iyi banki yanyu kubera ko twiga icungamutungo muri kaminuza. ahubwo se abana beza nkamwe ninde wabima stage? umva se urakoze rwose. gusa nizere ko amabaruwa asinyweho n'ubuyobozi bwa kaminuza yanyu abasabira stage muje muyazanye. yewe ngaya rwose twayazanye. nimwakire ahubwo. ndabona kuko asinyweho n'ubuyobozi bwanyu. oya si bayasinyeho rwose. nizere ko mwize ku mikorere y'ibigo bicuruza imari nk'ibi. cyane rwose dufite icyo tubiziho. none se ikintu cya mbere hano twitaho kandi kitubeshejeho hano ni iki? wowe musore. ni umukiriya rwose nta wundi kuko ari we wikora akazana imari ye hano ngo muyimubikire. ndumva icyo niba mukizi ahasigaye mwatangira stage yanyu. murakoze rwose. murabizi ko ugomba kuvugana n'umukiriya wambaye neza. ibyo turabizi. umusekera n'ibindi byose byagufasha kugira ngo umureshye. ariko ndabona Muteteri we rwose harasanzwe azi akazi kacu dukora. kubera iki se? ndabona uburyo agaragara nanjye ntatinye kumubwira ikibazo cyanjye. burya gutebya ni ngombwa mu buzima si byose. nubwo mwaba mutebye ariko sinabura kubashimira uko mwatwakiriye kandi natwe turabizeza ko tuzabakorera neza mu gihe cyose turi hano. nuko ntimubizi se ko iyo mubyitwayemo neza mushobora no kuhaboneramo akazi. hari ukundi se kaboneka tutagapiganiwe mu gihe habonetse imyanya. niko bimeze ariko murabyumva nyine iyo upiganirwa akazi nawe usanzwe wimenyereza umwuga n'ubushobozi bwawe buba bwaragaragaye biroroshye rero guhigika abandi bavuye hanze. mbese mbyifurije rero stage nziza hano iwacu. yewe murakoze cyane. reka nze mbajyane kuzaba bashinzwe ni nawe uzabaha amanota y'uburyo muzaba mwakoze muri rusange. oya turabashimiye rwose. niko ye undi imbere si muzehe Ruteranara ndabona ari we nako niwe rwose. reka mpagarare musohoze ndebe ko yamfasha mu kabazo mfite. komera muzehe. komera nyanguwe. yewe niko ye uraho neza. muraho murakomeye. reka nsohoke mu modoka tuvugane. ubonye nagushakaga rwose. nuko muraho neza. muriho yewe gira impagarike n'ubugingo. komera urakomeye. yewe nanjye ndaho. sugira ngo ngewe iyo mpagarike ndayifiteho kagira imana we ko ukubona dukata mu mamodoka ngo dore abantu hano. mvari burya rero nyangwe nkubwire. ndakumva. iyo imana ikigutije umwuka wo guhumeka impagarike uba uyifite burya sha. yego nanone kandi urabizi ko iby'iki gihe ari gatebe gatoki. iby'isi ni gatebe gatoki. uyu munsi biba bimeze neza
ibyo bigahinduka ukundi. Njye isi tubayemo nuko imeze. Bite se murimo kugana he ngo mbunguruze ko njyewe ndimo kubungera nka roho mbi? Yewe ariko nzi ko numva amaganya yakwishe biti byawe. Ngira se ndorohesha. Urayarusha Yeremiya wa wundi wo muri Bibiliya. Dore jewe nari ngiye gushaka ikamyo yo kuntondera imicanga. Ndashaka kuvugurura amazi yanjye nkayongerera agaciro. Ariko se mwebwe muyakorera ko twebwe twahera. Ariko si yaburiye. Maze wongeye nkubonye nagushakaga ngo ndwaneho nko kujya ubigenza nikemurira akabazo. Ariko si niko Nyandwi. Ndakumva. Ayo mafaranga muyaburiraye. Mu mabanki amafaranga ntiyuzuyemo. Mwebwe muyakura. Amafaranga ntiyuzuye mu mabanki. Mwagiye mujya muri banki mukayakurayo mugakemura ibibazo byanyu mutagombye guseguza no gusega gusaba mugasaba nabo mwimye. Yego ndabyumva ariko twajya kuyaguhana ryari shane. Usanga bajya muri ibyo bya birokrasi byabo ukajya kuyabona sabahera yaheze n'icyo bayashakiraga kenshi cyarangiye. Aho ngaho rero n'ahandi. Ariko hano hirya rwose kwa Mishiri amafaranga barayatanga pe. Hari umwana w'umukobwa izina ni ryo muntu ngo yitwa Bera ababyeyi. Ariko nibera ababyeyi ko kunda kubwira uterana. N'umwana rwose n'umwana warizwe koko. Ibyo nyibyo bihuriye he nibyo twavugaga. Umva kandi wowe ndakubwiye ngo bihuriye he? Wowe ndakubwiye ngo nyarukira muri iriya banki iri hano mu masangano y'imihanda. Ndayibona rwose. Ariko sinjye mpuriramo nawe uje kubitsa cyangwa kubikuza. Cyane rwose. Nuhagera rero uranyarukira muri serivisi itanga inguzanyo. Yego. Urahasanga umukobwa utagira kwasa rwose. Yakirana abantu urugwiro rwinshi. Cyese ndabikinisha. Uterana ndakubwiza ukuri. Ndakubwiza ukuri rwose. Urahava guha inzira ya hafi wanyuramo ukabona inguzanyo ukikemurira ikibazo. Bashaka kumbwira se ko bidatinda nk'ibyo tumenyereye mu mabanki? Ndakubwiye ngo hari umukiriya n'umutegetsi n'umwami rwose. Urumva ibyo bikubwira ubu ndimo kuvugururisha ayo bampaye. Nguteze amatwi rwose. Niba ari ibyo reka nanjye nyarukireho ndebe ko nakwizahurira ubucuruzi bwanjye bucumbagira muri iki gihe. Waratinze ahubwo amafaranga yaheze muri banki yabuze abayakoresha. Ntawe ugiye kwitwa n'amaganya nk'aya Yeremiya. Sinzi icyo wisize da. Ndakubwiye ngo abakozi beza bahari bakirana umuntu urugwiro rwose batabanje kumureba indeshyo n'imyambarire cyangwa intambuko. Bazakwakira neza utaho uyajyanye kandi unyuzwe rwose. Nibyo. Ariko se wa mugani niba waragiye wambaye ibyo bikoti byawe utajya ukuramo bakakwakira. Yewe wanza ko abakozi biriya banki bazi cyabazanye. Ariko si bikoti iyo shati yawe nziza wambaye iri mu busa n'ibikoti byanjye bibitsa amafaranga wikiza niki? Uransinze rwose. Ariko ubundi muba mugira ngo ndimbe nkamwe b'abasore n'indukindi. Uterana n'inge mubi n'agakecuru kanjye nambariraga karitahiye. Ndabyibuka rwose. Nzajya nambara ibyo mbonye maze uzansuzugura uko nambaye. Nigeze aho nigejeje azaba ari umugabo. Ruterana ndabikubwiye. Ikoti ryanjye aya ni amafaranga. Aya ni amafaranga. Mwiharira imbere harimo amafaranga. Ubwo urashaka iki? Wewe mwenye mari bajya bavuga rwose. Ngaho ndeka nje kwishakira iyo kamyo. Ndabizi ubwo ngo urashaka kuntaramo amagambo. Yego urakoze kungira inama ya kigabo. Reka miterana najyayo rwose nta handi nyuze. Oya genda rwose ndakubwiye ye Ruterana sinjya mbeshya. Burya abasore bararimanganya ariko nta musaza wo kurimanganya rwose. Ndakubwira uko byagenze. Ndebe ko nitunganyije neza nabonye uriya mugabo wa Tereza ari umusirimu cyane atancisha mu ijisho da. Tuvuta ku munwa turiho agapudire nako. Okay. Rumva nakwinjira nta kibazo. Karibu. Ese ni wigiko Ni njyewe. Niko. Nari mbazaniye dosiye bari bampaye ngo muyisinyeho nyisubizeyo. Kuticara se ndayisinya mpagaze hejuru. Ugiye nuko numvaga gusinya bidatinda. Numvaga rondi wite nyisubizeyo kubera ko bari bambwiye ko bayishaka cyane. Nkumva kwicara atari ngombwa. Oya. Icara rwose unambwira amakuru uko stage irimo no kugenda. Niko. Karame. Nzajya mara ko kubafasha gusa. Ubundi muhite muhinduka abanyamahanga kuri njyewe. Kerekana icare kuko mubishaka. Ariko undi bari bambwiye ngo nyibangutse rwose. Sinakubwiye ukiza ko ari njye ushinzwe ubuyobozi hano. Burya rero n'uwo gutumye dosiye ndamuyobora. Humura rero ngaho mbwira uko stage irimo kugenda. Stage irimo kugenda neza muyobozi. Abakozi ba hano barimo kudufasha rwose uko bikwiye. Nibyo.
nababwiye ko tugomba kubafasha uko dushoboye cyane cyane wowe kuko kuko iki muyobozi ariko buriya unamvuze mu izina ryanjye ntacyo rwose ntacyo bintwaye sibyo Mutete iwacu barambujije kuvuga abantu bakuru mu izina barakubujije ariko njye mbiguhiriye uburenganzira ndabyanze rwose niba ari ukugira ngo nzatahane amanota makeya muri stage ngo ndasuzugura nkavuga abayobozi mu izina ndakwemera umwana ufite ikinyabupfura rwose uzi ko ndushijeho kugukunda murambeshya mwankunze ryari se mutari munzi nyamara buriya nari nkuzi nuko nyine ntari narakubonye amaso ku maso kubera kuri inshuti ya madamu rero yakundaga kukumbwira yakumbwiraga ko ngo ikise ngo uri umwana mwiza witonda wubaha n'ibindi n'ibindi ikindi ni uko yanyeretse agafoto kawe muri telefone ye maze bigatuma ngira inyota rwose yo kwifuza kuzakubona umunsi umwe. None se umbonye wasanze mpuye nuko wambonaga mu ifoto? Oya bagiye babeshya ngo ifoto irarema ariko ngiye ndabona rwose hari igihe ahubwo yerekana uko umuntu atari uri mwiza birenze ibikenewe rwose. Murakoze gushima nubwo ngewe ntabyibonaho. Ahubwo se ko nifuza gusangira nawe wabinyemerera? Simbizi muyobozi. Yego sha nyemera rwose nyuma y'akazi nze kukujyana ahantu tuganire nanakubwira uburyo stage nyine uzayikora neza kandi ugatahana umusaruro mwiza. Niba mushaka kumfasha sinabyanga ariko subwo madamu wawe amenye ko twasohokanye koko ntiyabireba nabi ko ngenzwa na twinshi. Oya humura madamu wanjye aranyizera kandi rega sina ngombwa kubimubwira kuko burya si ngombwa ko ukuri kose kuvugwa. Ngaho mbwira urabyemeze? Ndabyemeye nta kibazo ariko muyobo ntidutinde rwose kuko ntabwo nkunda gutaha amajoro. Oya humura rwose urakoze ahubwo ko ubyemeye nta kibazo uri bugire. Ngaho rero subirana iyi dosiye ubwo naho ku mugoroba. Ubu se niwambaza impamvu nayitindanye ndavuga iki koko? Umubwire ko wansanze mu kazi kenshi ngatinda kukwakira. Hari ikindi se? Okay. Mana we cya kizamini naragitsinze. Wow! Wa mwana muhiraza ibintu koko ndabyemeye. Reka njye kumushaka musengerera fanta na mugenzi we Muteteri kuko hasi nari kuhikura iyo ntabagira. Nako nguriye reka muhamagare. Muhire! Muhire! Karame mata. Ngwino hano nkubwireye. Yewe naje. Rekanze banguka. Rekanze mumbwire. Mwiriwe ariko. Wiriweho neza. Yego. Biti se wowe kutarimo kureba amanota dufite. Nureba ko bayamanitse. Njye hari uwandebe yarambwira rwose. Hey. Ahubwo se we byagenze bite? Nizere ko ntaruhiye ubusa ngo yeka hari icyo ukuyemo. Kugikuramo gusa. Do reba. Distinction. Bwa mbere nitwa njyewe. Ndakwemeye rwose burya ko kuri ikimene. Uramemba rero. Ariko ubu kuki Muteteri atari yarakungejejeho kare kose? Subundi ariye ko mutari kumwe kandi mbona mutajya musigana. Yewe twarangije stage ku mugoroba arambwira ngo nitutahana afitanye gahunda n'umuntu. Uwo muntu ni ndera. Ntabwo nzi rwose. Ko atari ushaka kugukuramo. Nabeshya se buriya ni mu byumva kimwe wa mugani ya materime yanyu y'iki gihe. Ariko madamu nawe urasetsa rwose. Urabona umukobwa mwiza w'ikizongereza nkuriya. Icyakaka ndetse urabona namwigondera koko. Wembeshya iyo muri kumwe ndabitegereza abona hari ikintu hagati yanyu. Oya reka rwose ni kandi simbeshya. Ni ibisanzwe rwose singiye kukubeshya n'ukuri. Muhi gusa ntanyemera kubera ko kuva twatangira kaminuza tukamenyana ntahwemye kumufasha mu myigire ye. Byo kuna kwemera ku bwenge ubanza icyo wamusaba cyose atagusubiza inyuma. Ndabeshya reka se uguketse iki? Ashe kwegeranya ni nyinshi. Oya ni ukuri mbwira. Erega jya unyibwirira mwese mwabaye abanjye. None se nkubwira iki kandi? Ubona se atungana. Yego nyine nta numa y'inyanda kumamera. Se hari icyo nakubwiye?
karya imboga mbisi rero. Ngaho rero mbwira, urashaka ko nguhemba iki kuri iyi distinction ngejeje mu ntara yigeze? buriya kuba mwaratuboneye stage ahantu heza nko muri iriya banki izwi ntibihagije. Ndumva nawe naguhera mpembesha rwose. Oya, byase ko ari ubufasha nabahaye nk'uko abantu bafashanya mu buzima busanzwe. Biriya birahagije. Kandi ntibibagirwe ko ugiye no gutangira kundodera igitabo. Ibyo ndabizi byo. Ngomba kugufata neza rero birenze ibikenewe. Ose kandi babwira ngo mumpembe ikigo. Icyakora mu nkubise muri iriya bimu yanyu. Mukanyumvisha umunyenga. Ngiye gukubeshya ubwabyo byaba bimpaye. Uzi kuvuga bimu ukagira ngo ni fisi wanjye. Niko ubwo urumva umunyenga mu modoka yanjye ari wowe wakugwa neza. Ahubwo se niba utakwibuza kwicara iruhande rw'umudamu mwiza nk'abamutwaye mu modoka. Nari nzi ko igitsina gore aricyo gikunda iminyenga. None nsanze imisozi yose ari Nyarusange pe. Si umunyenga uvuga, ndawuguha. Urumva ngere kubona akandi kantu nakubwiye. Akandi kantu? Kunteye amatsiko. Yagire nyine ntacyo ariko tugenda ubwo ndaza kukabona mu kanya maze ashire. Wowe bimparire gusa. uyu mwana ndamugira ntera mva ko nigenje rwose iri ni ihurizo. Azi ko ndi umuntu ukomeye muri iyi banki, ko icyo nshaka cyose nakigeraho. None se nisuzuguze se kandi ndi umuntu w'umugabo? Oya. Kandi nanjye ubwiza bwe namubonanye sinabuhara. Kapfavose bakora amanyanga yose ashoboka ariko mwinjize mu kazi. Ibyo nimara kubikora azaba ubaye uwanjye wese ntawe tumuburana. Wose kandi ni nukomanga yabaye se ari we mugira nkirebera ubwiza bwe. Ariko ubu sinasazira. Injira. Muriho komera Michel we. Humeka umeze mutese? Turaho. Arimba kumbuye pe. Wakubwira ukuntu ahubwo uje nkukeneye. Nibyo? Aho gushyiramo ikari hatagira uturogoye kuko idosiye nshaka ko dupangaho rwose irakomeye. Kuneye ubwoba. Nizere ko abagenzuzi batagiye kuza ahangaha kandi madamu wawe ataragarura aya mafaranga. Yewe humura n'indi dosiye idafite aho ihuriye n'iyo. Ahubwo se mu ntara biragenda. Urabona abakiriya bakomeje kwiyongera. Kwiyongera gusa? Mfite umukobwa dukorana hariya witwa Bera Ababyeyi. Uburyo yakira abakiriya n'ababarizwaga mu yandi mabanki duturanye baraza kwizira rwose ndakurahiye. Nuko rwose. Nuko utazonshaka kuguha rero. Ni umushyitsi wawe. U Rwanda rwose rurimanukira ruza kubitsa mu ishami ryawe uyoboye. Murashaka kwangaje abandi bakozi se? Ariko twe nta mukozi dukeneye, turihagije. Umva Mishe, ndakumva. Nubwo ngukuriye mu kazi ntacyo naguhisha. Hongeraho ko promotion nabonye yo kuyobora ishami harimwe rwose nyikesha. Uretse ko nanjye nyine ngufatiye runini ntubyibagirwe. Ndabizi ko ntacyo nakunganya. Sasa rero ndakumva. Nubundi umuntu yishimaho yishyikira. Hari umwana usa nabike hano rwose uri muri stage. Kagira inkuru? Ndakubwiza ukuri rwose nkimubona ubwa mbere numvise mbuza amahoro. Ubwo se umukobwa waruta umugore wawe Tereza Sate koko? Byibaze nawe umwana nabonye nkava mu byanjye, uzi ko abampiga mu kugira umugore mwiza ari bake. Ariko abagabo ntawe uzabashobora kabisa. Ubwo rero ugamije kumugira ibiro bya kabiri. Urevugisha ibyo ushaka kuko ukishakisha ntacyo urageraho gifatika mu buzima ngo usigare nanone ushakisha ibyishimo mu byo wakoreye. Umva sha, ndakumva. Iyo wihaye uba ugomba no kutiheza imbere y'ibyiza Imana yaremye nka Muteteri yo gateta. Ndumva waratwawe. Usazi. Ujya nkwaranja muri byinshi. Urumva iyo dosiye y'uwo mwana wawe tuyigira dute koko? Umva, ndakumva. Hari ahantu hakenewe umukozi ushinzwe inguzanyo muri indi shami naryo riri mu ntara nk'iryawe. Ku
kubera ko ari wowe nisangaho ndakumva ndashaka kukwaka uwo mukobwa ufite bera ababyeyi tukamwoherezaho hanyuma we ngahita nkora amaguye nyine nkakohereza muteteri wanjye. ubwo urumva utabuduye mu kikuko boss ututwara umukozi wacu umenyereye akazi ukazana umuntu wiga nk'uwo koko? ni umwiga nyine kandi niyo mpamvu nshaka kumwoherereza umuntu wanjye nkawe kugira ngo uzamumfashirize nyine nawe akamenye yaguma akazerega iyo umuntu yakagezemo aragatumika. nuko gutegeka gukubita uryamye ariko ubundi sinari kwemera pe. ubu ngiye gutangira kumenyereza umuntu akazi nari mfite inararibonye. humura nawe nzakuba hafi ku buryo nta kibazo uzagira. niba bera ababyeyi wawe hari ukuntu wari utangiye kumwiyumvamo nzamukugarurira hanyuma ariko wanjye nawe yamaze kwinjira muri sisiteme. simbizi wenda nk'umuyobozi ufite uko uzabigenza ariko waduha wagira kera nutugarurabera ababyeyi tuzishima kimwe n'abakiriya bari bamaze kumwiyumvamo. humura rwose nzabikora uko ubyifuza ariko mfashiriza umwana nawe ajya ahabona. uzi kunanirwa guha serivisi umuntu ugufata nk'imana imbere ye naba ngayitse kandi narihaye. saro nanyuze aha ku cyicaro gikuru nangaga kugenda nanyuze mu biro byawe ngo ngusuhuze nubwo nsanze nawe wanyifuzaga. urakoze cyane rwose. ahubwo mu minsi iri imbere nziyiba n'uwo mwana nyine tuzane iwawe mu ntara udufate neza munakunde mumenyane kuko agiye kuba umukozi wawe nyine. abasiribateri twararushye ubwo urashaka kunzerereza ngo nzabahe rugari? icyo ngo ukundira wumva vuba rwose. akira afatanira 10 uze kugura akantu ugeze mu kagi kanyu ndendoze ku mujyi nyine ari umwe mu Rwanda. sowe wabitangiye ariko mamuri ikigome ahubwo ubwo se kuki utantegereje ngo dutangirire hamwe? nari mfite ubwoko muri bwisubiro bakabinyambura kuko sinamenyereye gusengererwa nawe ibiryo bisobanutse nk'ibi rwose. iyo utese ugateteshwa utetesha n'abandi. mbona urashaka kuvuga icyo ahubwo? none se nigize nkubwira umuntu twari dufitanye gahunda cyagiye nyine ugera ku ishuri ukantelefona ko amanota bayamanitse ntabwo ubyibuka? kuba ateye ikigabo kuko n'uwese ngiye kukubeshya nababara kandi nzi ko kugeza ubu uri uwanjye. oya se kandi ntubizane ndi uwawe se warankoye kandi menya ko ngufata neza kubera serivisi umpa kimwe nuko ntaheza undi umpa iyindi wowe utabashije kumpa. murabuzwa n'iki ko imana yabihereye imari idahomba ngaho nyegurira. wakabimenye se ubu se nari kuba ndi igitegwajoro ukemera kundodera igitabo nta kashi nguhaye? icyo cyatumye rero wemera kundodera igitabo ku buntu ni nacyo kigiye gutuma nkubonana akazi kandi twarazanye muri stage. ndakwemeye ntutinzamo nta mikino nyine. aka kanyuze utangira gutekereza iby'akazi n'igitabo utaraganya kukivuga. mbaza igihe ngomba kugatangirira ahubwo ureke kuzana ibyo kugatekereza. icyo mbakundira ntiwajya kunyirataho ngo uzantanga kukabona. hagarara nkwereke rero. ariko se utazanye ibintu byo kwirarira ukabonye muri microfinance yawe. ariko urasuzugura koko. noneho uzi ko iyi banki dukoramo stage ngomba kuyisohokamo gutya gusa nta kazi mbonye? shawe kwishunga banki ikomeye nk'iyi dukoramo stage ntiwapfa kukabonamo rwose. nta burambe wibitseho icyo kimenye. akira dutege se ejo nzakubwire ko ndi agent de credit ahantu muri iyi banki wowe ukimangamanga. se tuvuge ko arahora uzaba werekanye ikihe gipapuro utagira? none se ninjye munyarwanda waciye umugani ugira ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma? yego menya ko mpagarikiwe n'ingwe we. kagira inkuru rero ko ntacyo ujya umpisha si iyo ngo shaho wayembwiye. ndayiguhishira iki? utege amatwi unyumve. naya turimo kurya se ko ariyo nyakesha ubwo urabaza iki? ni chef d'administration wa banki sha. hoshi genda wimbeshya. nkubeshyira iki? umugabo wa Teresa se niwe ukaguhesheje? nanjye madamu ndamurakariye rwose. umurakariye kubera iki se? ubu usageretseho kugusabira akazi umugabo wansigiye iki?
kandi ngiye no kumudodera igitabo. reka umunyarwandakazi ntazi n'igihugu kirwana n'ikindi rwose. none sha waba ushaka kumuca inyuma n'ineza yatugiriye dushakira stage. none se sha imboga zaza zikwizanira ukanga kuzirya kandi ushonje inzara irimo kukubaga. waba warabuze ubwenge nawe cyangwa ntabwo uzi ko na za masters abantu bazegamanye babuze aho bazerekeza. ibyo ndabizi. none rero karanyizaniye na lisansi nkirwana nayo narayibona maze nihe kuzana iby'inka yarembye. barakubeshye. ariko wa mugani wawe ndakugarukiye. mwese ko muri abantu bakuru se buri wese azi icyo ashaka. ubundi nasaraga rwose. erega uri umujyama wanjye wumva vuba. mubizi se. humura uko wantunze mu byiga umpeka uko ushoboye nkaba nshyize nkagera mu wanyuma ntabitekerezaga. nanjye ngiye kubikwitura ngo utunge ku ikofi yanjye kugeza nawe ubonye akazi kawe. ubwo se urumva tutaguriranye? nibyo ko reka byatangiye. reka turangize kurya dusubire mu kazi uranyemeje. gusa nanjye madamu wamfashe neza kubera distinction namuhesheje muri cya kizamini. reka cyane rwose. ubwo umugabo we yaragufashe neza nanjye nari ndimo kwa ko umugore wangurira kuri buri kantu kose. iyi ni famiye Imana yatwihereye ngo tuyikame twicecekeye we. ifite n'akantu. niko nizere ko nawe udafite umugambi ugayitse ariko wo gucyura umugore w'abana bangahe. mbese wese ko ushaka gucyura umupapa w'abana bangahe? byihorera nta mugabo usaza hasaza mu mufuka we. ikindi kandi ngewe icyo mutezeho si ukunshimisha hakura hari nawe urabizi. mbakundira. urumva nyine icyo mutezeho ni kashi. urumva kandi yatangiye kuzimpa n'akazi agiye kukanyinjizamo byari indoto kuri ngewe. ikindi nshaka ni iki? akazi ko wakabonye. nanjye se ko mpari yamukamemo nanjye mire. ye rwose. ariko sheri ko ndeba ushaka guhita wisinzirira kandi hari ikintu nashaka ko tuganiraho. iki se ko nawe ushaka kunyiburiza kwiruhukira n'umunaniro w'akazi kabanye nawe utayobewe? oya sheri tugomba kuganira. ndagira ngo nkubaze ikintu kimwe gusa nukinsubiza uhite wisinzirira nakubwira iki? ngaho mbaza sinishoboye. babarira umbwire kandi ntumbeshye kuko mbikubwiye umutima wenda kumborana pe. utangiye kuntera ubwoba se? oya agiye gutera ubwoba cyenda ubifitiye igisobanuro njye ntazi. niko nguteze yombi mabusha. ubona urukundo rwacu rutarakonje koko? aho niba waba usigaye ufite abandi bakwitaho nkaba ndimo kubyina izaharurutswe. kubiseka se kuyisekera se? ese ni ibyo? ni ibyo nyine. ubibonera ese ko rwakonjera kuko nagufataga se kutigeze guhinduka. kangahe se usigaye untera umugongo wagira ngo uranahindukiye ukamera nko kubipa utarabyigeze. babarira umbwire sinyigushimisha. yewe ariko ushakira ibibazo aho bitari koko. ubu se wowe akazi ka banki n'umunaniro wako ntuwuzi koko? ni wari umaze iminsi muri stage ugakora? mvanga arazana urwitwazo mbese akazi ka banki se nirya rutagakoze kutifata akazi nk'uko usigaye wifata muri iyi minsi. babarira shano kuri byose n'umunaniro ubitera ahubwo ndaza kwaka konje ndebe ko nareba rwose uko naruhuka ngera nkigaramo ubumuntu. niba ari ibyo ndakubabariye simbizi. nabona wifata nk'uwakoresheje ingufu ahandi ukaza uje kuryama gusa. humura sheri sinabikora rwose. ahubwo sinigeze nkubwira ko muri iyi minsi twangaje maze umwe muri ba bastajiyeri wampaye agahita agashinguzamo. ubwo se urakomeje? tuba tutaranadefanda ngo akazi. cyakora niba ari muhire ntapfa kubyemera kuko yifitiye ubwenge karemano. wapi yaritinya. uzi umwana w'umukobwa bari utinyuka rwose abatanze dosiye. muteteri se? muteteri nyine. hari undi mustajiyeri wundi ze wampaye atari we. washurambeshya si we. muteteri se nawe wibereye mu mugongo wa muhire nkanjye yakwishoborera iki mu kizamini nk'icyabanyizwe nk'iriya yanyu koko? ndakubwira ngo icyo nakoze no kugira ngo dosiye bayitoranye mu zindi.
umuntu nari nazaniwe na madamu kugira ngo atazakugaya nyine ngo ntacyo namumariye kandi ndi umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru. Ni ukuri nubwo bintunguye warakoze pe kuko abana biga ubu baba bafite ibibazo byinshi. Agize amahirwe kurangiriza kwiga mu kazi da mu gihe abandi babanza bagateseka kugira ngo bazagire igihe bakabona. Byongeye muri banki izwi nk'iyanyu. Ugomba rero kunsengerera kuko nagufatiye umwana neza. Nzagushimira wonye naho umpagarikira muhira urimo kumfasha kwandika igitabo. Humura rwose icyifuzo cyawe kiba ari itegeko ku mugabo wawe. Ngaho rero nyigira mwe gukomeza kuvuga ngo ngutere umugongo. Kundeba ko naje naka katoroshyera. Bega amadosiye yaka inguzanya ndunze imbere. Busuyu nasimbuye yabigenza gate ko ndeba ntazabivamo ra. Reka mbe nicatingira na bosi wanjye wakanteretsemo nanamubwire niba bishoboka bazampindurira akazi bampa katarakitesha mutwe nk'aka ngaka. Kwanza reka muhamagara ari kubundi ko nta mayinite yanjye nkoresha n'ubundi ari telefone y'akazi. Aski ndaguhamagaye njye nitwa Muteteri Sinjya nyine. Halo, ninde tuvugana? Ariko shu na nubu koko nturafata ijwi ryanjye kuri telefone. Nanjye ndabyanze maze. Sha ntukarakazwe n'ubusa. Icyangombwa nuko menye ko ari umamagaye kandi nkaba mbyishimiye. Niko umeze uteze? Akazi karagenda? Inguzanyo urimo kuzitanga neza? Sha nibya nta kigenda nyine. Sheruza amadosiye yarunze imbere yanjye. Sha nukuri birarenze. Wakariraga ugira ngo nishokoro rirangahita nyigushakira ukamwenyura. Wapfa aho nukuba kukifasha nyene. Ukagaragaza ko akazi wakabonye ugakwiriye. Ibyo tubyihoreye ndumva nkwikumburiye. Sha ukumbuye vuba ejo bundi ku gicamunsi twari kumwe. Nageze mu rugo nananiwe. Hoshi nibyo se? Maze nageze wanjye ngwa nk'igiti. Uzi ko madamu atangiye kunyeka amababa? Nibyo. Rwose atangiye kubona ntakimwitayeho. Niyihangane niwe wakunyihereye rwose. Ahubwo se sheri muri weekend wamubeshye kuje muri misiyo mu ntara maze tukiryohereza weekend yose. Suko winjiye ari nduguhaye karibu. Ntabwo ubona ko ndi kuri telefone uhamya aho ngaho. Ndategereza uyiveho ariko singomba kuguma inyuma y'urugi kandi nta wundi mukiriya wakira. Nite ko wimyoza umuntu nzakoresha ibishoboka byose nze twirirwane muri weekend yose. Sheri ntabwo yari wowe rega n'abakiriya ba hano babantesha umutwe. Gusa ndishimye ko muri weekend nta rungu nzaba mfite sheri. Reka nkureka wakira abakiriya rero ntazatuma wica akazi kandi ariko kadutunze. Bye bebe, bizu sheri. Niko abakiriya nkamwe mwinjira ntawe ubahaye karibu mukomoka hehe? Se muko bite kuje nabi koko niko uwari uhari suko yatwakiraga nta soni nukubwira abakiriya. Isoni zikise kuko mbujije kwivuganira n'uwo twavuganaga. Ngaho mbwira ikikugenzura ke gutangira kunsomera nkaho ari we wampaye aka kazi. Mwavuganye se nyuma y'akazi nta soni. Ngaho se mbwira icyo nshakira. Uko numva bitazorohara narenje kureba aho mugeze mu nguzanyo natse. Ibyangombwa byose twagutumye warabizanye se? Narabizanye keretse niba hari ibindi wongereyeho aho ugereye hano kuko wasimbuye yari yambwiye ko byose byuzuye. Niba warabyujuje rero nyine genda utegereza igihe kizagera tuguhamagara uzufata inguzanyo yawe. None se rwose ko wasanze dosiye yanjye narayujuje hasigaye kumpa amafaranga ukabureba igihe kigeze murabona mutarimo kumpumbya koko mukazayama ntacyo kimariye. Ariko wa mugabo we ubanza ari akamunani unshakaho. Kamunani se ke? Ubu urabona aya madosiye yose andi imbere yawe ariyo kamara. Ariko izishanura urabizi uzi n'ibindi aho bigeze muzayime cyangwa muyireke simbasenga urumva niba ari iyo mikorere musigaranye simwe mwenyine banki tugira muri uyu mujyi wacu urumva tuzajya n'ahandi. Muzagende hari amaguru tubafashe se aho ntiwagize ngo niwe mukiriya wenyine tugira muri iyi banki yacu. Aha iyi mikorere
uzagenda umpime maze uzarebe ko ukwezi kudashira ngahembwa. Abakozi baragwira koko. Baragwira pe. Muko ndagiye nongera kumbona imbere yawe uzamenya. Oya watinze ahubwo watinze. Genda. Asiki. Nishamye. Mushenzikazi ansuzugure nkaho ntonze koko. Aho ntagira ngo nguzanyo yabo nayibonye napfa. Reka nivugane na Ruterana mucuti wanjye ndabona ari ku mazu ye mubwire byo ngushishe. Tangaza rwose. Komera Rutera. Ariko nyangwe ko muntu hani imodoka yawe nkaho ari cyo mwapfuye. Ende muhuye ukurakaje muri aya masaho. Ndeka muze. Ibyo mpuriye nabyo muri rya banyacu twibwiraga ngo yatubereye igisubizo nagahoma munwa. Ngaho da. Bigenze biteze kandi. Kunzi ko nabantu bakira neza abakiriya nko muri rya bankira. Iriya shami. Mbikubwire guteze. Umwana w'umukobwa aransuzuguye haburaga gato ngo nshire mu maso. Ukuntu byagenze. Ubwo ni wa mukozi mushya wahaje numvise. Ngo umwe twari tumenyereye witwaga Bera ababyeyi bamwimuriye muri indi shami. Ngwiki wahora n'iki ko bimwe marayika bakazana rusuferi nzima. Karera mpi. Ahora n'iki wa mugabo we. Niko ye. Rutera. Aho bigeze. Niko bimeze nya. Wahora n'iki rwose. Aho bigeze ubwo urumva ko uwo mukozi mushya bamugiranye na rusuferi yigendera. Ibaze nawe. Umuntu ari mu biro abantu batonze umurongo imbere y'ibiro bye bategereje ngo abakire. Nta nibindi yibereyemo ari kwiganira n'inshuti ye kuri telefone ntacyo yitayeho rwose. Ibyo ni ibiki bije kwa Michel Mwuka agira Imana nkuko tutari tubihase. Ibyo gusa. Iyo abatagereka ko no kuvuga nabise. Ngewe ubwo sinihanganye namwinjiranye ari kuri telefone yiwe. Uzi ikintu yakoze? Yahise yimyoza nkaho muteye iseseme. Uwo mukobwa arakanyagwa. Aragatsindwa. Ko numva afite agasuzuguro nk'ak'imbwa iryana. Ntasona kimyoza imbere y'umukiriya kandi agomba kumwakira. Hajya ngo barashishikariza kwakira babagana na yombi. Dore niba bashishikariza simbujije. Jewe narinzi ko inshuro birgo bakangurira abantu kwakira babagana na yombi nta muntu muri iki gihugu rwose ukifata nkuriya mukobwa bazanye muri iriya banki. None se ndagira ngo umbwire. Ndakumva. Kibuzira guhaye ibyo wifuzaga nyuma yo kuva kuri telefoni. Ngwiki abimperekise. Yancu nagure se ngataha numva ntabona. Wagira ngo niwe nkesha amaduka yose mfite muri uyu muki. None ko nuvagiye ko twangishiriye abanki kandi twayikundaga. Turayivamo rwose. Niko bimeze da. N'ikimenyemenye nuko amakonti yanjye yose ngiye kwimurira mu yindi banki. Sibo baturikira amafaranga bonyine. Sike. Nguko rero abakozi bahombye abashibusha. Si uko se nyine. Ubuse twese nituyishiramo bazacuruza amafaranga bakuye. Rutera na yanjye ndayavanamo. Ariko uzikubona umuntu amadosi yamurunze imbere yabuze icyakora yibereye ku matelefone gusa. Ariko buriya barakoze ikizamini nk'abandi kimwinjiza mu kazi. Simbyumva. Oya mwihurira amafaranga yacu turayakuramo kandi barayifunga. Tuyavanemo. Wasanga ari bya bimenyane bajya bavuga. Ni gute wakangaje umuswa nk'uwo ngo utazi kwakira abamugana kandi hari abashoboye akazi hanze ahangaha bakabuze. Yewe ngiye nkubwiza ukuri rwose icyemezo nangiye kugifata. Ngomba kuva muri iriya banki. Nta kundi bimeze. Ahubwo niba hari icyo waba wasaguye uvugurura amazu yawe wamunkizanira Kamari nkazagusubiza bidatinze. Nonese ko ibintu ari magirira ni uko se nta kibazo rwose. Nuko ye hari utumiliyoni nka 15 nari mfite kuri konti. Nuko twaza kureba nkagufasha nawe ugatera imbere. Nuko ukagira Imana. Cyakora sinzi uburyo abacuruzi bo muri uwo mujyi tuzagushimira rwose. Uzi ko benshi twazamuwe nawe. Uyu nta kibazo. Uyu ibyo nta kibazo rwose mwana. Nta kibazo ibyo ngibyo mwana wanjye rega genda byina mvamo. Kwari uko abantu b'iki gihe babaye bampemuke ndamuke. Uko se kugira ngo hari utafasha umuntu urimo gukora nayo ngo yiteze imbere. Nta mugabo umwe rega. Yangwe nkubwire. Rutera nibyo nakoze narabikoze. Warabikoze rwose. Reka hasigaye imfashe namwe mukiri imyiga guhuma. Yenda twazabona abadusimbura mu gukora ibyashara. Ejo hazaza umujyi wacu ugakomeza gutera imbere. Icyo ni igitekerezo cya kigabo rwose. Rwose pe. Namwe mugakira rwose bana banjye. Mugakira igiti faranga. Kombiye ku munaniro kubera kurara munega na Muhire noneho sinza ko uyu munsi aho ngahera rwose. Sikimbona ku meza yanjye ni ikidi ko mbona kimeze nk'ibarwase.
reka ndebe. Iki kuri Mademoiselle Muteteri mwandikiye ngusaba ibisobanuro ku mpamvu ukererwa kenshi mu kazi kandi ukaba ukomeje no gutinza amadosiye y'abakiriya asaba inguzanyo. Aho ntibandebera di. Ubusa uyu mushenzi we ngo ni umuyobozi w'ishami anyandikira nsaba ibisobanuro nkandi. Ubusa aho nangarijwe arahazi cyangwa reka njye mu biro bye ariko musomere n'undi munsi ntazongere kuntinyuka. Kunyitegereza ntunzi nayoboye benshi ariko wowe rwose ndabona tugiye kunaniranwa hakiri kare. Nta soni ukabwira umuyobozi wawe gutyo. Bana bayobozi ba hano muri abayobozi ntimugasekwe, ariko niba unyifuza wazabimbwiye neza tukareka ko tubigenza ariko ukareka kumpoza ku nkeke. Uzabaze ngira uko ngenda. Ariko se mu by'ukuri akajwe n'iki umukobwa mwiza? Ubuse aya mabaruwa ya buri munsi utangiye kunyandikira naha muri iki? Njye nakwandikiye ngusaba ibisobanuro ku mpamvu ukunda gukererwa n'amadosiye harunze wawe ku biro utararangiza. Ndakubeshyera se? Gukererwa si minota 3 cyangwa 5 nkunda gukererwa niyo yatumye nyanduriza dosiye bene kare akageni. None se noneho nge nza mu kazi nsa nabi niho nzaba mpeshera agaciro banki yacu yubashywe muri iki gihugu ra? Wakabimenye se ko yubashywe maze nawe ukayubaha ukora ibyo ugomba gukora ku gihe. Ariko ubundi waje uzi icyo uze gukora ahangaha. Ariko ubwo uzubwira gutyo cyangwa ntawuzi. Wowe ko wabonye nza gukora uzi ko nahaje? Uzi ko naje hano wowe? Uko waje ariko uri umukozi mwishami nyobora. Niba rero nkuyobora ugomba gukurikiza amabwiriza ngo. Ndakubwiye ngo barakubeshye. Uranyumva? Ariko uzi ko yibaruwa yandikiye umparabika nyigejeje ibukuru byakugwa nabi. Ngo byangwa nabi? Aho nugira ngo njya nkangwa n'iterabwoba ry'abantu nkamwe. Niba waraje gukora akazi gakora uko bigomba. Ureke kutuvangira cyangwa ubwira unkangisha bakujyana handi. Ujya uzahuza n'abayobozi wifatira mu gapfunsi kushaka. Rero numvise abantu bahano mwese n'abakiriya munkangisha bera abavyeyi naje nsimbura nkaho ntegetswe gukora nkawe. Bera abavyeyi ni bera abavyeyi di nanjye nkaba Muteteri. Uranyumva uteze amatwi? Akazi yakora gasaho ubwo yari na kimwe kijana ufite. Iyo banze ukigukamenya maze ukabona kuza mu kazi uzi ikikuzanye. Mishe nukumbwiye Mishe? Nuko nkubwiye nyine. Ubusenyubuye ko kenshi biba byagucanze uri mutesha abandi bakoze umutwe ngo bakubwire uko ibintu bikorwa. Nira kube ko bigira akazi aho bagomba kugakorera. Ariko Mishe uranyuriye ngo ndi umuswa. Ikizamini natsinze nza mu kazi se niwe wakinkoreye cyangwa? Babare wavuga y'inzuki ntibwaribwa. Uko waje se wibwiye ko ntabizi? None se niba ubizi kuki utabinyubahira? Nyamara ushatse wacisha make Mishe kuko nshobora kuguhagama wibwira ko ndi umugererwa wawe. Ndakubwiye ngo genda usubize iyo baruwa ko nayikwandikiye. Kandi yo kopa abayobozi bose nabimenyesheje. Nta kindi. Ariko uzi nibindi kugira ngo umenye ko ntari mugenzi wawe. Kugira ngo kandi umenye uko naje n'undi munsi ntuzongere kunsuzugura uko wiboneye. Mishe do iyi baruwa nyiciriye mu maso yawe maze ikibyimbye kimeneke. Ndayiciye do. Mutete nuko bigenje? Nuko mbigenje. Harya ngo hagarikiye n'ingwa aravoma. Wakabimenye? Uratinyitse ucira ibaruwa mu maso nakwandikiye ngusaba ibisobanuro by'imyitwarire yawe mu kazi koko? Ndayishwanyaguje ugenda undega aho ushaka. Reka nkubwire kandi ubyumve. Ukuri guca mu ziko ntigushye. Kandi agakambye ugatega iminsi. Reka tuzarebe ufite ukuri. Mvira mu biro genda. Umva ndagiye. Sohoka se nyine. Mvira mu biro se nimvira mu Rwanda. Sohoka. Ndagiye. Genda. Muri iki gice cya mbere cy'umukino agakambye ugatega iminsi wanditswe na Munyanezi Innocent mwumvisemo Muteteri mwakiniwe na Nyirarukundo Savera, Muhire mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Tereza mwakiniwe n'uwa Maria Cecile, Gatama mwakiniwe na Habuko Hyacinthe, Michel mwamukiniwe na Ndabananiye Rwema Jean de la Croix, Ruterana mwamukiniwe na Tuyishime Jean Dodier, Bera ababyeyi mwamukiniwe n'uwa Maria Olive, naho Nyandwi mwamukiniwe na Katerebe Jerome. Umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean Dodier.
uwafashe amajwi abakinnyi ni Habukubaho ya Sente. Nimugire ijoro ryiza. Ikinamico